yego oya wenda nkunganiye gato hano ukuntu aba ari Kigali ariko adashaka kugaragaza bya bintu byo mu cyaro agashaka kugira umunyakigali cyane ngira ngo urabizi hari n'abajyaga bagenda bakajya Kigali yaga ngo kaza avuga nk'icyongereza cyane yarahinduye ururimi yanje n'imyitwarire niyo mpamvu buriya ibyo yavuze ubuzima tuba dukinamo harimo umwana utaragize amahirwe yo kuba muri icyo cyaro bibera muri iyo migi ya Kigali ariko batazi ese mu cyaro byabaga bimeze ute cyangwa bimeze bite haba iyihe mikino rero iyo dukinye nk'uko nguko mugenda mubibona yaba gukirana gutsiritana uwo mwana uri i Kigali ntabwo aba yaragize amahirwe yo kubibona ibyo bintu ariko ahita avuga ati ibi bintu bari gukina koko nawe akaba hari akanosiyo gato yaba afite ku bana bo mu cyaro cyangwa ku buzima bwo mu cyaro. Mu banyandikiye inbox arambwira ati ariko mwari mwakiguza ahantu murangije muza kugishyiramo hariya na mwana reka twarakiyengeye nta kibazo. Yego muzidumba ryariko muzidumba ryariko hari umuntu barabonye ko hari umuntu ati kwidumba urumva kera nimba byabaga ari kwidumba nimba ari kwifuruguta kuko nabonaga ari kujya mu biziho kwidumba guzamwo ubundi ari ukuntu mwajyagamo utazi nk'umuntu utazi ko akoje akajerekani gushatse kuvuga nawe tuzamureba bizigaragaza. Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye aho muherereye mu ntara zigiye zitandukanye waba uherereye mu ntara y'amajyepfo uherereye mu ntara y'amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba namwe mudukurikiye muherereye mu mujyi wa Kigali abari rwota amasimbi nizere ko mwese mumeze neza. Ubu rero ngira ngo uyu munsi navuga ko no munsi uri special kuko uyu munsi tugiye kuganira n'abantu bakomeye cyane mukanya bagiye kutangira batwibwira ariko mbiciye ku mayange mugiye kuganira n'abakinnyi bo ku cyanga cyo kwifishi ngira ngo abandi bamwe mu bakinnyi bo ku cyanga cyo kwifishi bahagarariye abandi ariko ntago navuga gisha ubwo ngiye gutangira mbakira ndetse batangira banatwibwira mwatangira mutwibwira. So murakoze cyane kuduha ikaze ku Cyatwa TV. Ubundi amazina yanjye nitwa Elia Vugimana ariko ku bakunzi b'icyanga cyo kwifishi cyangwa se kubakurikira TV ya Icyatwa TV nitwa Miranzi. Naragerageje numva byibuze nk'akazina ko mu cyaro nakakoza ari nk'ako ngako kaba ari sawa kabajya amatwi mukumva ni sawa cyane. Tukiri kuri iyo zina ryawe ngo Miranzi iyo uvuze Miranzi ngira ngo niyo muri murakina hari bitwa ngo Miranzi ya Nyamusi kucyo wahise iryo zina nyine Miranzi hari andi mazina menshi cyane agiye atandukanye ushobora kuba ari kwita ariko kucyo wahise izina Miranzi. Miranzi buriya ubundi dusanga tumenyereye mu nkinamico ndumva twagiye kutubyumva ngo Miranzi ya Nyamusi ariko buriya nanone ako kazina nk'umuntu wo mu cyaro wumva ari akazina k'akanya cyaro cyane umva nyine kari full of kuba ari ako mu cyaro. Okay ntacyo turaza gukomeza mugenzi wawe witwa amazina yanjye nitwa Byiringiro Samuel nanjye nkaba ndi umukinnyi wo ku cyanga cyo kwifishi ukina witwa ndi nitwa Karegeye. Okay murakoze cyane ngira ngo tutararambira abakurikiye Cyatwa TV muri rusange ndagira ngo muduhereze ubundi ishusho y'cyanga cyo kwifishi muri rusange. Yego cyanga cyo kwifishi ubundi ni nko gushaka kugaragaza mbega ubuzima twaciyemo bwabanje bwo mu buto bwacu kuko ngiye kuba mu buto bwa ba data ho ni kera cyane ntabwo twaba tunahazi ariko twe nk'urubyiruko ruriho ubu muri iyi myaka yacu hari ubuzima bwatambutse twabonye mu rugo mu cyaro iwacu se abantu benshi bagiye bibagirwa kuko ari nk'abantu tunganya imyaka bari mu rugero rwacu bibagiwe ko bigeze guca no mu cyaro batazi ngo kwifisha habera iki yakorwa ibiki cyangwa banabyirengagije ko bagakina sinzi niba mugenzi wanjye yanyugana ariko byanga byakunda tuganisha ku kintu cyo kwibutsa ba bantu inyuma hacu. Yego nanjye nunganiye mugenzi wanjye tutagiye wenda ntagiye kure y'ibyo yavuze ubuzima tuba dukinamo harimo umwana utaragize amahirwe yo kuba muri icyo cyaro bibera muri iyo migi ya Kigali ariko batazi ese mu cyaro byabaga bimeze ute cyangwa bimeze bite haba iyihe mikino rero iyo dukinye nk'uko nguko mugenda mubibona
yaba gukirana gutsiritana uwo mwana uri i Kigali ntabwo aba yaragize amahirwe yo kubibona ibyo bintu ariko ahita avuga ati ibi bintu bari gukina koko nawe akaba hari akanosiyo gato yaba afite ku bana bo mu cyaro cyangwa ku buzima bwo mu cyaro. Yego. Oya wenda nkunganiye gato hano ukuntu aba ari i Kigali ariko adashaka kugaragaza bya bintu byo mu cyaro agashaka kugira umunyakigali cyane ngira ngo urabizi hari n'abajyaga bagenda bakajya Kigali yaga bakaza avuga nk'icyongereza cyane yarahinduye ururimi yarahinduye n'imyitwarire niyo mpamvu buriya kuba umunyakigali uvuka mu cyaro ukirengagiza ibyo mu cyaro ni bibi cyane buriya niyo mpamvu dusaba ngo n'abantu mudukurikira wenda muri nk'i Kigali mwaraturutse mu cyaro cyane nk'ano muri Afurika tugira ibyaro byinshi si nk'iburayi usanga ibyaro ari hakenya biri mwajya mudufasha rwose ibintu mwumva bakoze ku mitima mukabyereka abandi bantu abo bari hanze aba muri kumwe mukavuga ati dore kera ko twabaga mukadufasha nyine mukadusupotinga natwe none se ubona niba turi kukwibutsa ibyo waciyemo kandi cyane nanone sinabo babo banyakigali turi kuvuga cyane nanone hari ukuntu usanga nk'umuntu yarabaye mu cyaro ariko akagira amahirwe yo kujya mu bindi bihugu ugasanga amaze imyaka 10 imyaka ingahe ariko akaba atibuka bwa buzima bwo mu cyaro bityo rero iyo tubikinnye nabo bakabibona tujya tubibona no mu makomanteri birabashimisha bakibuka bwa buzima bavukiyemo cyangwa babayeho. Ariko hagati aho ngaho nagiye njya nsoma SMS cyangwa ubutumwa abakunzi banyu bagenda bababwira hari byinshi bagira babwira bye bitandukanye. Hari ubukwe bwabaye vugisha abantu benshi ndetse habwabanjirijwe no guhingisha kira kigage mama giteguye gute kira kigage tugikora kinyarwanda ubundi niyo urebye nta kidasanzwe kiriho ni bya bintu bya kera icyo bita kwinika amasaka ukayinura ukayahungira nukuyasereka ukayahungira habamo kuyasereka hakabaho kuyahungira hakaba no kuyavuna ibyo byose ni umuco mugomba kugenda abantu bazagenda babonera no ku Cyatwa TV muri rusange rwose ubundi kira kigage none ngiye hari umuntu yandikiye inbox arambwira ati ariko mwari mwakiguza ahantu murangije muza kugishyiramo hariya namwanire reka twarakiyengeye cyane ko bana bibonye noneho kandi byose uko ngira ngo ku ishusho yo mu bukwe yo kuri ira episode yo gukora ubukwe nabonye ko mwerekanye hagaragayemo mu gushigisha ikigage n'uburyo mu gitondo kimaze gushya barimo barasigonya mvuko nikimeze n'abana bamwe igikoma gusa ni ibintu byiza cyane ubura rero byose bituma mitanibuka kera ntekereza kera nkahita ntekereza ukuntu abana kera wasangaga barimo baratera umupira ukabona abantu barabikumbuye gukina bute kotsa za runonko ubwo ni ikizere cyane cyo ko icyanga cyo kwifishi kigiye kujya kitwibutse kigisubiza muri mode hari abantu benshi twagiye dukorana n'ubwo wenda basigaye aba diaspora twarakuranye n'abana barakuranye nawe ari abana ariko kakanye noneho dufite kongera kubasubiza muri gakondo icyanga cyo kwifishi bakabana koko icyanga cyaho bari kuva kera ubwo rero ndavuga urugero nkahita mvuga ba bantu batakibana mu byaro ariko hari utuntu twishi yagiye abamo hari ukuntu umuntu ahita ari nk'akarago kabanje ko gukomata abantu benshi babonye ko bateye comment bavuga ati gukomata ibintu binyibukije ibintu byinshi hari umuntu wese ambwira ngo uziko ngiye yavuga ati ngiye najyaga njya kuvoma nkajya kuvoma amazi nyafite yuzuriranye ariko njye gutera itiko njye no kwirwanya kuri kangu nibe nabaragwana so ubwo rero ni byiza cyane abantu bakuri iki Cyatwa TV cyangwa cyo kwifishi badushyigikire nzi neza yuko bazagenda babona byinshi byiza bigiye bitandukanye yego abanje banadufasha banabirebe kuko buriya no kureba n'indi nkunga ikomeye niba dushyize ikiganiro nka kiriya cyangwa se akantu kariya bigeze gucamo kakora ku mutima mbere na mbere bajye muri comment batubwira ati muzatwereka kakandi ubundi twebwe turashaka kujya dukora kubivuye ku bushake bwabo tugakorera bo urumva nk'abantu bagiye i Burayi abagiye i Kigali abagiye n'ahandi muri Afurika hatandukanye bakatubwira bati mwazakinyaka ari nk'umuntu wambwiye ejo bundi atariko koranye mu kirago komata mwazakinye wenda nko gukina umupira gutera biye ibyo byose rero n'ubundi muri budget y'icyanga cyo kwifishi birahari kandi bajye bakomeza rwose batwereke ko badushyigikiye tuzadukira ibitekerezo byabo nta kibazo yego
muzidumba ryari ko muzidumba ryari ko hari umuntu abanye wandi barabonye ko hari umuntu ati kwidumba urumva kera nimba byabaga ari kwidumba nimba ari kwifuruguta kuko nabonaga ari kujya mu biziho kwidumba guzamwo ubundi ari ukuntu mwajyagamo utazi nk'umuntu utazi ko akosha akajerekani gushatse ukunye kuvuga ko nde nawe n'uturutoki tuzamureba bizigaragaza ari uko biri kose buriya hari imico yadushimishaga kera rwose isa nkaho bagira ngo ikendere kandi ntabwo ari byiza ko yakendera kuko turi abanyafurika byongeye turi abanyarwanda ntabwo byagakwiye gucika sibyo kuko ari umuco ntabwo byari nk'umuco kandi mwiza kuko urukundo rwabaga no gusabana hagati y'abana ubu ntabwo nkibibona cyane nka mbere nubwo n'abana hari ibyo bakora ariko ntabwo bikiri nka mbere ntabwo bikiryoshye yivanzemo ibindi bintu n'imico y'abazungu utamenya nta mwana ukivuga ikinyarwanda nk'uko kiri aravuga akavangamo ibindi bintu singira ngo urabizi nawe muri rusange n'iki mwabwira abanyarwanda ibintu mubateganyirije muri rusange n'iki mubifuzaho kugira ngo tutaza no kuba video ari ndende cyane bize kora no kuyireba nituze gufata iminota myinshi nje nayo mfite arakantu nshaka ko dukora nk'aba characters b'abakinnyi abantu bari kumva Miranzi ntabwo bazi ngo ni ibiki bari kumva Karegeya ntabwo bazi ngo ni ibiki reka duse nk'aba kina kantu gato yego tuzamuramo mu byo twigeze gukina kugira bahite banatwibuka niko shaka ari ariko kumaze iminsi barabuzera niko cyewe John nahoze mbaza gafaranga mbwira ngo wari wagiye gushakira amafaranga iyo za Kigali kuko nibyo ese wagize ngo na amafaranga gusa ko naje burya nanje mu bukwe bwa bukwe rwose nari mbuje cyane kandi nanje wari kubuyobora gorata bakuze ko ntabwo nabyibukaga ariko byagenze ndi buriya niba ubyibuka neza kwawe neza uriya mungu wacu yasega neza bye buriya nababyitije ukuntu uyobora nabwo nuriya mwana ahubwo niwe cyangwa cyo kwifasha bagoze nawe narabibonye ariko kwa kumugeni ntibyari byoroshye kumusaba ariko njyewe biranze baranze ariko bahise bamuguha uko biri kose ntabwo bari kumutwima rwose umuhungu wawe ndatekereza ubu ngubu bari mu kwa bundi yego urumva ako kantu uko biri kose abantu batakurikiranye ubukwe ushobora kujya ku Cyatwa TV ni episode nimba ari akanga 20 nakanga ariko ushobora kujya ukayibona bukwe bwo gusaba no gukwa bwa kinyarwanda abantu bose wajya wese yatabibona muri rusange reka tubanze dushimire abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi badukurikira bari mu ntara zigiye zitandukanye cyangwa mu bihugu bigiye bitandukanye hari umuntu wamaze gukora subscribe wowe turamushimira cyane ni umuntu w'umugabo ndetse nawe niba utarayikora wakora subscribe ukandi nukazogera kugira ngo ibiganiro byacu nk'ibi ngibi byiza icyanga cyo kwifishi gikomeza kikibageraho muryoherwe kuko turahari ku bwanyu so rero buri muntu wese mu masegonda 3 ndagira ngo dusoze hari cyo mwabwira abafana banyu muri rusange yego so icyo nabwira abafana bacu mugerageze muturebe mudukurikire mudusharingire inkuru zacu nyine wohereza wa muntu mwabanye wa muntu mwigeze gukurana mwabyirukanye mudushyigikire nk'abana b'iwanyu dore akenshi benshi munadukurikira twatangira kwiza inkuru n'abantu twabyirukanye n'ubundi arabo tubyohereza arabona kuri YouTube nk'ibisanzwe mudufasha rwose kuko buri uje ukakireba ugakanda kuri like ugakanda kuri share ugajya muri comment ukatubwira kandi kantu k'inyunganizi buryo utanga umusanzu ukomeje nge nicyo nabasaba kandi ikindi turabakunda abakunzi b'Cyatwa TV turabakunda cyane rwose natwe aho muzadukenera tuzaduhari rwose 100%. Murakoze cyane nanjye nsoza ikintu nababwira by'umwihariko abakinnyi mudukurikira ku Cyatwa TV turabakunda byatari kugira natwe tubone ko mudukunda nuko muzabitwereka subscribe like comment share ubundi bizadushimisha hari abakunzi bacu nabwo twicaranye aha ngaha bamwe muri mwe turi kubashimira murakoze yego hari icyo uriye kongeraho nari ngiye kongeraho akantu ndavuga nti ikindi buriya numva no gutanga itekerezo wenda bitakunyuze 100% no kudusura bireba amaremba ruguruye iwacu n'urugo rugendwa iwacu ni kwifishi hagendwa waza tukifatanya uko tubikora ukana tugira inama
dukeneye inama zanyu cyane ibintu byose dukeneye ubundi biruta ibintu byose inama zanyu habe kutubwira ati mubigire mutya mwongere mwaka mukoraka nako muzi tutakinnye mwe mwumva ko twakina mukaduhe rwose murakoze cyane ndabashimiye mugire ibintu byiza reka none twongere tubashimire kandi tubifurize ishya n'ihirwe rwose abantu tubane mu kiganiro cyiza cyane aho turimo kubona abakinnyi bakomeye cyane cyangwa cyo kwifishi n'abakinnyi b'ibikura nkota ngira ngo mumenyera amazina ya Karegeya mwagiye mumenyera amazina y'aba Speciosa hari ba Rudomoro hari ba Kabwana hari ba Gafaranga umva ba Miranzi ngira ngo aba bose n'abakinnyi mugenda mubonamo hano bagiye batandukanye kandi bakitinga neza hari umubyeyi wacu bamwita Mama Teresa azi kwakitinga neza cyane ndabashimiye mwari kumwe n'umusaza w'Ivizirenze Ivan warakoze subscribe ndagushimiye utaraye kwa yikore maze tubane ku cyanga cyo kwifishi ndabakunda cyane bye bye Abanyarwanda reka mbashimire Icyatwa TV turayikunda undi biganiro byayo